Imana igiye kubaca muri humye igikora mu gihe batangira kureba ngo byagenze gute, yongera ikora ikintu gituma bahumbya, yongera ikore n'ibindi. Uyu mwitero ugiye gutuma icyubahiro cy'Imana gitangira kugaragara ku buzima bwawe. Hanga maso, ujye umuhanga maso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujye umuhanga, ujye umuhanga ujye umuhanga, ujye umuhanga maso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Amen. Twihute dusome ijambo ry'Imana ku bw'igihe dufite mu buhanuzi bwa Ezekiyeli. Ezekiyeli igice cya 16. Twihute muri Ezekiyeli. Amazina ku bantu baje twamaze kwivuga: nitwa Musabyimana John Lave Rukundo, ndi umugabo, mfite umugore n'abana 2, ndi umukristo wa hano. Imana iduhane imigisha. Reka mbanze ntange intashyo kuko ngenza agaciro k'intashyo. Nkunda kuba ndi mu kazi, hari ibintu nkora, ariko umurimo w'Imana ku mwanya wa mbere. Amen. Mfite intashyo aho nakoze umurimo w'Imana muri uku kwezi kwa 7 twinjira muri uku kwa 8 turimo. Mfite intashyo zo mu Gatsata i Galilaya kuri ADPR. Mfite n'intashyo zo ku Kinamba kuri ADPR. Mfite n'intashyo zo mu Kigarama. Mu ntara hanze ya Kigali mfite intashyo 3. Mu ntara y'Amajyepfo nabaye mu itorero ry'ahantu bita Intyazo, nahigishije igiterane cy'umubatizo cyabaye ari kwa 6, nkomeza no ku cyumweru. Mu ntara y'Amajyaruguru mfite intashyo zo kuri paruwase ya Ruri no mu matorero 2 y'iyo paruwase ahitwa Gitega na Murehe. Hanyuma nsoreje ku cyumweru cyashize nateraniye mu ntara y'Iburasirazuba aho bita Rwamagana kuri ADPR iri impande ya gare ya Rwamagana. Nahigishije amateraniro 2 niyo bagira. Mwakira intashyo za bene so. Twihute dusome hamwe navuze ubuhanuzi bwa Ezekiyeli igice cya 16. Turahera ku murongo wa 4 tugere ku murongo w'8. Turasoma no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Turasoma no muri Yohana. Naho ngaho turi busome. Iminota nimfata hari aho ntasobanuye nta rubanza. Dusome mu izina rya Yesu. Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 4 kugera ku 8. Haravuga ngo: kavukire yawe, umunsi wavutseho, umukungwe wawe ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Murongo wa 6. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Murongo wa 7. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje. Amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura,
ariko wari waratawe, ari ntacyo wambaye. Murongo wa nyuma wa 8, nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze gutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye sezerana nawe, maze ubu wanjye, niko umwami w'iteka avuga. Amen. Twihute ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko, igice cya 10, turasoma dore ku murongo wa 47 dusoze na 52. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 10, murongo wa 47 kugera 52. Dusome kubw'iminota iri kwihuta. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, babarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, babarira. Yesu arahagarara, arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Umurongo wa 52, Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Amen. Twongeye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, nta kintu byadutwara. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni cya 10. Yohana igice cya 10, turahera ku murongo wa 1. Ndasoma nihuta, ntabwo dusoma igice cyose, ni imirongo turobanura. Twihute tuhagere. Yohana 10, umurongo wa 1. Dusome mu izina rya Yesu. Nukuri, nukuri, ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Murongo wa 4, iyo amaze kwahura ize zose, azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Umurongo w'9, ni nge rembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa. Nako kajambo gusa nashakaga. Murongo wa 16, mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Dusoreje ku murongo wa 27, tugere kuri 30, aho ngaho turi. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Ziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Jyewe na Data turi umwe. Amen. Bibiliya twashoje gusoma, muzidepoze munkurikire muri iyi minota mfite, kugira ngo twumve Imana. Amen. Mugiye kumfasha ivugabutumwa, umuntu ukwegereye mubwire ngo kingura urugi rw'umutima, Imana yaje. Kandi buri muntu abikore. Mwongere musubiremo kugira ngo ndebe ko abantu bose bari kubikora. Amen.
tugomba gukora umurimo w'Imana mu nyungu zayo. Yego, mu minota mfite mumfashe uyu murimo w'uyu mwanya, munkurikire mwese. Tugomba gukora umurimo wa Data mu nyungu z'Imana. Zaburi 16 umurongo wa 3 haravuga ngo abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Haleluya. Abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Ako kajambo kabike kadufashe kumva dusomye. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 44, aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wari urimo agendagenda agera mu murima, ngo ageze muri uwo murima arareba arashishoza, ngabona uwo murima urimo izahabu, ngo agira umunezero, ariko ababazwa nuko uyu murima urimo iyi zahabu atari uwe. Ngo afata icyo yari afite atwikira ya zahabu kugira hatagira undi uzakayimutwara. Haleluya. Ibi birasobanuye ngo yahise afata icyemezo cyo kujya kugurisha. Bibiliya iravuga ngo ajya kugura ibyo yari atunze byose, ariko mu kinyarwanda cy'umwuka cyumvikana yagiye kugurisha ibyo yari atunze byose kugira ngo aze agure uyu murima. Ariko si umurima yashakaga, yashakaga izahabu irimo yabonye kandi nziza. Haleluya. Iyi zahabu nihuta ntatinda, iyi zahabu yitwa Yesu. Igisubizo cyumvikana ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 5 umurongo wa 3, yaravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ni abantu bagurishije ibyaha bakabiha nyirabyo, bakagira ubushobozi n'ububasha bwo kujya kugura uyu murima bashaka iyi zahabu. Umuntu wamaze kugira iyi zahabu afite byose. Amen. Wongera umumbwirire ngo tunga iyi zahabu iraba ikubiyemo byose ukeneye. Ko numva mutari kubivuga? Amen. Haleluya. Tunga iyi zahabu. Dusomye ijambo riratubwira ngo kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye. Kugira ngo iri jambo turyumve, umva intego y'iri jambo. Tugiye kuganira intego y'iri jambo ivuga ngo uyu mugoroba Uwiteka Imana na Yesu bakunyureho, nibagera aho uri bahagarare. Haleluya. Bavuga ijambo rya nyuma risiba cyangwa rikuraho amateka yakuranze kuva uyu mwanya kugeza uvutse. Haleluya. Iri jambo rya nyuma rishyireho amateka mashya ahereye aka kanya kugeza igihe abantu batazi. Ababyumvise bavuge ngo amen. Duhe Imana icyubahiro, twese tuzamuye ibiganza. Imana ishimwe. Ni iryo jambo tugiye kuganira. Uvuka, wavutse isi idashaka ko ubaho. Wavutse hari abantu badashaka ko ubaho. Hari n'abavutse imiryango idashaka ko babaho. Ibyo byiciro byose hano birahari. Buri muntu yumva ukuntu Imana ivugana nawe. Imana ishimwe. Iri jambo turyumva turi mu mwuka turi no mu mubiri icyarimwe, niho inyungu y'Imana iza kuvamo iraboneka. Umaze kuvuka, abantu barakwanga, isi irakwanga, imiryango irakwanga, ntibigeze bagusharira. Ijambo ku ijambo muri kurikire, ntibigeze bagusharira. Umukungwe wawe ntiwawushariye. Mu kanya turumva umukungwe uwo ari wo. Umukungwe urasobanukana n'ivata. Ntago wigeze ujaburwa n'amazi ngo ubonere. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi wa none ntabwo ugaragara.
ariko icyo nicyo kizanye Imana. Haleluya. Ntabwo wigeze usigwa n'akamuri. Niyo mpamvu abantu b'isi iyo bakubona ntabwo ugaragara. Ntabwo wigeze wambikwa n'utwahi tw'impinja. Ntawagukoreye ibyo akugiriye ibambe cyangwa se imbabazi, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. ariko Imana izi itangira ry'umuntu ikamenya n'iherezo, kandi iherezo rihishwe abantu, ibona umumaro uzayimarira 2022 kugeza imyaka tugiye kwinjiramo, kugeza uyu mugoroba twicaye mu rusengero rwa Sejemu. Ihita iza abakoze ibyo ngibyo ibima password mu bitekerezo byo gusubira inyuma ngo bakwice. Amen. Mubwire ngo Imana yabimye password, niyo mpamvu ije kuvugana nawe. Muvuge amajwi nyumve. Amen. Baragutaye, Baguta nta na kimwe bagukoreye, ariko ntibakwica. Kuko ku butaka ni mu kw'Imana, mu kirere ni mu kw'Imana, no mu mazi ni mu kw'Imana. Imana ihitiza iragenda, igiye kureba uyu muntu bataye, imugezeho iramubwira ngo nubwo uri mu ivata nubeho. Impamvu kiriho nuko Imana yavuze ngo ubeho. Iryo yavuze niryo riyigaruye aya masaha, ije kuvuga n'irindi. Amen. Baho. Iyi baho ikubiyemo byose. Iyi baho imanukanye n'ubumana bw'Imana. Kubera iri jambo nta rindi jambo bazavuga risimbura iri ngiri. Amen. Turi kurwana n'imbaraga nyinshi. Abantu badasenga batazi Imana bamanuye urutonde rw'imbaraga. Icyambere muri izi mbaraga hari imbaraga z'amafaranga, nizo ziri ku mwanya wa mbere ku bantu badafite Imana. Kabiri, hari imbaraga z'imiryango. Ubu hari abantu bavukira mu miryango ku buryo bitewe n'umuryango uvukiyemo bije ntago ibikureba, n'uburyo uziga ntago yabikureba. Imiryango wavukiyemo ikomeye ikumenyera byose, kazamenya n'amashuri uziga. Abenshi muri twe abo ntiturimo. Izindi mbaraga za gatatu ni imbaraga z'amashuri. Izi mbaraga z'amashuri bitewe n'imiryango aba bantu baba baravukiyemo, baba barize hanze, bazana impamyabumenyi ikomeye ku buryo imwemerera kubona akazi uko byagenda kose. Uyu muntu yiga n'isi zikari kwiga. Abantu twicaye hano izo mbaraga z'amashuri abenshi ntago barimo. Ku mwanya wa kane niho haza imbaraga za Satani. Ndavuga urutonde rw'isi kandi z'Imana ntimwari mwazumva. Haleluya. Ku mwanya wa gatanu haza imbaraga z'Imana, kandi iyi imbaraga z'Imana zahageze zimira imbaraga enye zose. Imbaraga z'Imana akaba arizo zigaragara zonyine. Ayo mashimo yakome cyane kuko ari ay'Imana. Umva imbaraga eshatu ziri mu mbaraga z'Imana. Imbaraga z'ijambo. Ntago njya nigisha ngo abantu baguruke, icyo nahamagariwe ndakizi. Ku mbaraga z'Imana hahita haza imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo nizo zirema byose tubona. Iyo Imana ivuze ngo baho, ubwo ubaho. Naho Satani yazagenda n'amaguru agasanga ijambo Imana yavuze rirahari rivuga ngo baho, ahita agenda, kuko ntago yakoraho. Ni nko gufata umugeri ukajya kuwutera mu icumu waribonye, ntago bishoboka. Satani ahita agenda. Abarozi iyo bakuriye muri system mu bashimiste mu buryo bw'imbaraga z'amarozi, bagasanga uyu muntu ariho ijambo rivuga ngo baho n'izina rye ntirigaragara, ubwo bahita bakomeza bakamutaruka. Imana ishimwe. Kuko barakurura bagasanga ku buzima bwe hariho ijambo ryavuzwe na nyiribihe rivuga ngo baho. Zo ni imbaraga z'ijambo ziri mu mbaraga z'Imana. Kubera iminota ntago njya muri detail ku mbaraga. Umva imbaraga za kabiri zuzuza imbaraga za gatatu mu mbaraga z'Imana.
haza imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zikusanya imbaraga zose twumvise n'izindi tutumvise zimenagura. Pawulo yandikiye Abakorinto urwandiko rwa 2 igice cya 10 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 6 aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo ahubwo imbere y'Imana izi ntwaro zigira imbaraga zo gusenya ibihome byose Satani yubatse, ibihome abadayimoni bubatse. Izi mbaraga, izi ntwaro zisenya ibi bihome. 2, kubita hasi, dukubita hasi ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Umva icyanyuma, dufata mpiri. Imana iha umugisha abantu turi kumwe kuri uru rusinga. Dufata mpiri, nta muntu twaka umusada. Imana iri muri twe irabikora byose. Dufata mpiri ibitekererezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Umva icyanyuma kiri ku murongo wa 6, twiteguye guhora. Nitwe twiteguye guhora kubera akazi Imana igiye gukorera mu gikorwa twari turimo kubw'intwaro z'Imana. Izi ntwaro nesheshatu bazibika mu gikapu cya 7. Izi ntwaro zanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 kuva ku murongo wa 10, abanga ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. 11 haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Imana umugisha abantu turi kumwe. Nukwambara, icyambere nukwambara intwaro. Ni intwaro esheshatu bazibika mu gikapu kiri mu murongo wa 18 cyitwa gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Aleluya. Ndi kwinginga Imana kugira ngo mu mibyizi nge mboneka. Mfite ibintu byinshi, mfite ubuhamya bwinshi hano sejemo batazi, ariko nshaka kuzavuga. Nta nubwo kubuhamya ngeraho kubera ko ntago byavamo. Aleluya. Izi ntwaro impamvu ugomba kuzambara, murongo wa 12 uravuga ngo impamvu tugomba kwambara izi ntwaro nubwo tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware bategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Izi ni za mbaraga twahereyeho, ariko imbaraga z'Imana ziri muri wowe, za zindi zose ntizakoraho. Umurongo wa 13 ukavuga ngo abamaze kwambara izi ntwaro zose z'Imana bamaze kumenya igituma bazambara. Mu murongo wa 12 umurongo wa 13 uravuga ngo muzitware aho uri hose. Izi ntwaro uba uzifite, uri muri biro wicaye kuri vora, uri wawe mu rugo, izi ntwaro uba uzifite. Abahari duha Imana icyubahiro, tukizamure cyane n'amaboko yombi. Amen. Muzambare nimurangiza muzitware. Amen. Kuva kuri 14 harazisobanura. Intwaro ya mbere ivuga umukandara ariko kuri. Intwaro ya kabiri ivuga ngo mwambare gukiranuka. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, antibare, ubwirinzi. Intwaro ya gatatu mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Intwaro ya 4 mufite kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Intwaro ya 5, haleluya, mwambare agakiza kab'ingofero. Jezi kontrole, uwo ni Yesu hamwe n'ubutatu bw'Imana barimo bareba mu isi. Abana b'Imana bari mu isi babarebere ku ngofero. Ingofero ari ivuga agakiza. Intwaro ya 6 iravuga ngo mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Izi ntwaro esheshatu uzitwara mu gikapu cya 7 cyitwa gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Izi ntwaro iyo uzibitseho ikuzimu bagukura ku rutonde rw'abantu barwanya, babona wowe ntagushoboka, ntakorwaho. Ababyibise d'Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Turi kwihuta kubera ira minota. Kavukire yawe umunsi wavutseho, umukungwe wawe ntibawushariye. Umukungwe usobanura karande. Umwana iyo avuka, ababyeyi bari hano barabyumva, avuka
twavuga ngo aba ari kumwe na mama we, hari icyo bita kugenya. Iri jambo rikurikire mu minota mfite nsigaranye ube wumvise Imana ivuganye nawe. Hari icyitwa kugenya umwana, ni ukumutandukanya na mama we kuko yavutse. Bamara kumutandukanya, icyo bacyita kugenya, ari cyo gisobanura umukungwe. Iyo hashize iminsi 8 umwana arakungura, kakandi bagenye kakavaho, umuntu agasigara ari muzima, aleluya, yujuje ibyangombwa yigenga. Hari ingobyi iba ihetse uyu mwana, iyi ngiyi irasobanura umukungwe muri rusange, ariyo isobanura karande. Karande, ivata rirasobanura ingaruka za karande. Ntago tubivuga muri detaye, nabyo ntago byakunda, ariko twumve cyane. Haleluya. Abantu benshi bamaze kudamarara baravuga ngo kuba twarakijijwe tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu byararangiye. Ntago byarangiye, ahubwo niho byatangiye. Iyo uvuye mu bwami bwa Satani, ikuzimu bitegura kugaba ingabo zose zishoboka kugira ngo bakugarure. Biba bisobanura ngo niba wavuye mu bwami bwa Satani ukinjira mu bwami bw'Imana, wakimana izi mbaraga twamaze kumva, ugenda umenagure bwa bwami wavuyemo, n'intebe y'ubwami wavuyemo uyihirike, ijuru risigara rigukontorora byonyine. Ababyumvise bavuge ngo amen. Ntago bigeze bakugenya, uracyarwana n'ingaruka za karande. Yeremiya yanditse igitabo cye cy'amaganya, igice cya 5 umurongo wa 7, aravuga ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Aha ntago mpatinda. Umaze iminsi uri kurwana na karande, ntugaragara, wambaye ishusho isi itabona, abantu bisi batabona, iyo ni karande. Ivata, umaze iminsi uri mu ivata, ni ingaruka za karande. Hari imbaraga zikubuza gutera imbere, hari imbaraga zikubuza gushaka, hari imbaraga zikubuza kubyara, hari imbaraga zidashaka ko winjira mu masezerano. Izi mbaraga zirashaka ko uguma hakuno, ugatura hakuno, ukarira hakuno, ukaririra hakuno, abantu bose bakakwishima hejuru uri hakuno. Ariko ikintu kizanye Imana muri uru rusengero rwa Sejemu, muri aya masengesho, Imana ije kunyura kuri buri muntu, nimugeraho irahagarara. Hari ijambo ije kuvuga rigiye gusiba ariya mateka. Ibyo birasobanuye ngo Uwiteka Imana amanukanye inkota y'ijuru kugira ngo acagagure iki kintu maze iminsi uriho, itangire kuyobora yonyine. Nicyo bisobanura. Haleluya. Mu gitabo cya 2 cya Mose gitwa Kuva, igice cya 20, kugira ngo iri jambo muryumve, umurongo wa 3, Imana yaravuze ngo mu itegeko rya 2, bavuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'epfo y'ubutaka. Bavuga ngo ntukabyikubita imbere kuko ndi Uwiteka Imana ifuha. Umva icya mbere, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Umva icya kabiri cy'insinzi, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. Ibi bihe 1000 bikubiyemo ubuzima bwawe bwose. Imana ari igufite yonyine, izindi mbaraga zose Imana yaragutandukanyije nazo. Imana icyubahiro. Mubwire ngo hari imbaraga Uwiteka aje kugukuraho. Imana iguha umugisha kubwo kubyumva no kubyumvira. Iyo ni karande. Imana ije gukuraho karande. Umurongo wa 6 wavuze ngo nkunyuzeho mbona urigaragura mu ivata. Ndakubwira ngo nubwo uri mu ivata nubeho. Umurongo wa 7 wavuze ngo narakugwije, uramera, urakura, ngukorera byose. Ariko wari waratawe ku gasozi kuko wavutse ugawe. Umva umurongo wa 8, ndashaka kuvugaho gato tukinjira muri indi jambo twasomye mu minota ndi kubona isigaye. Umurongo wa 8 wavuze ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza. Imana igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe uyu mwanya uri kumvira ijambo.
situwasiyo urimo zikugoye, izo Yesu agiye kuzitegereza. Niyo mpamvu uri hano. Nabasuhuje mu ndamukanye uvuga ngo Imana iragukunda, niyo yakuzanye. Niryo natangije. Imana iragukunda. Hari ibintu ije kwitegereza ku buzima bwawe. Yesu aya masaha mukingurire, akunyureho, nakugeraho, ahagarare. Nahagarara hari ibyo araba ari gukemura, araba ari kureba ibintu bimaze iminsi bitumurira, araba ari kureba ibintu byatumye ukomeza kuguma mu ngaruka za karande. Arahagarara ari kubyitaho, amenye igisubizo agiye gushyiraho. Yesu akunyureho aya masaha, avuga ngo ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, ngutwikiriza umwitero, nambika ubwambure bwawe. Umva aho tugeze, genda gake, rambura ikiganza cy'iburyo. Ijuru rikunezererwe mu bantu bagiye kwambikwa uyu mwitero uburimo, kuko abantu bagiye kwambara uyu mwitero ejo n'ejo bundi tuzahura tubone hari ibintu byasobanutse naho tutahanura. Ngo twikirize umwitero, uyu mwitero wakire, kuko ari Imana iri kuvugana natwe. Imana ibaha umugisha. Amen. Haleluya. Uyu mwitero ugiye kukugeza mu gihe cyo kubengukwa. Abantu bagutaye kera, imiryango yagutaye, abantu bakwibagiwe, kubera uyu mwitero Imana yambitse abantu uyu mwanya ugiye kubatwikira. Hari ubutunzi bw'ijuru itwikiriye, aribwo bugiye gutuma ukorerwa ibyo isi itagukoreye n'abantu b'isi batagukoreye. Umva igikurikira, buri muntu wese ukubonye abone urakenewe mu mpande zose. Icyo ni igihe cyo kubengukwa. Haleluya. Ongera umumbwirire ngo Imana ije kukwinjiza mu gihe cyo kubengukwa. Ongera bisubiremo umubwire ngo Imana ije kukwinjiza mu gihe cyo kubengukwa. Mujye mukunda ijambo. Ijambo nibwo buhanuzi bukubiyemo byose. Ku bantu bazanye ibibazo bikomeye, bamaze kumva ko Imana yahageze, ubu ngubu irahari. Amen. Imiryango igiye kumva amateka yawe mashya, batangira bavuga ngo ko nimero twayisibye, turanyura kuri indego twongere tumuvugishe, kuko kubera umwitero wageze mu gihe cyo kubengukwa. Basanga impande zose urakenewe. Bifurije kwinjira mu gihe cyo kubengukwa. Ndi gucungana n'iminota, ntabwo mvuga ibintu byinshi. Amen. Uyu mwitero tuwuvuzeho gato. Muribuka umugabo witwa Elisa mwene Shefati, wahoze afite sebuja witwa Eliya. Elisa abonye ibintu Eliya akora, yumva ibyo bintu arabishaka. Aravuga ngo ngenda bishaka ndetse bikubye kabiri. Abwira sebuja, aramubwira ngo ndashaka imigabane 2 y'umwuka w'Imana ukurimo. Ntago njya muri detail uko yamubwiye n'uburyo banyuze Yeriko ni Beteli no kuri Yorodani. Kuri Yorodani niho habaye ahanyuma basoreje, kuko Eliya niho yasoreje igitangaza cye cya 7 cyo gukubita umwitero. Uyu mwitero tumaze kumva, Yorodani igacikamo 2, inzira ikaboneka, ariho igare ry'umuriro ryamanukiye bamaze kwambuka rikamutwara. Abana b'abahanuzi basigaye hakuno barimo bareba ibigiye kuba, ariko babwiye Elisa ngo sobuja agiye kugukurwaho, ngababwira ngo muceceke nabimenye. Igihe Eliya yagiye asigarana umwitero wa Eliya, Elisa asigarana umwitero wa Eliya. Bisobanura ngo imigabane 2 y'umwuka wari uri muri Eliya yinjiye muri Elisa. Igitangaza Eliya yasorejeho nicyo gitangaza Elisa agiye gutangiriraho. Iki ni igihe cyo kubengukwa. Umva kandi umwuka mbwiye ngo mvuge, kugira ngo uyu mwitero Imana iri gutanga uwambare, ugiye kubanza kujugunya ibintu byose wari wambaye, kugira ngo uyu mwitero icyo uje gukora gitangire gukora. Amen. Elisa yatabuye ibyo yari yambaye, arabita, ahita afata umwitero Eliya amusigiye mushya, arawambara.
imigabane ibiri y'umwuka yinjira muri we. Ageze kuri Yorodani afata wa mwitero arawuzinga, akubita Yorodani, aravuga Imana ya Eliya iri. Yorodani hita yumva. Haleluya. Ahita yambuka. Abana b'abahanuzi baravuga ngo dore umwuka wari uri muri Eliya uri muri Elisa. Abantu b'indorerezi bamaze iminsi barimo bareba ngo bimeze gute kubera uyu mwitero. Imana igiye kubaca muri humye. Igikora mu gihe batangira kureba ngo byagenze gute, yongera ikora ikintu gituma bahumbya, yongera ikore n'ibindi. Uyu mwitero ugiye gutuma icyubahiro cy'Imana gitangira kugaragara ku buzima bwawe. Amen. Umva akantu ka nyuma. Umuntu ufite uyu mwitero hari umuriro ucanye muri we. Uyu muriro ikintu cyose Imana idashaka ntago kihegera. Imana y'umugisha abantu babyumvise. Ibi nibyo bikenewe. Nibi bikenewe. Ukagenda wumva Imana kubw'umwitero, wageze n'iwawe nta bahanuzi bahari, Imana ukayumva. Nibi bikenewe. Mubwire ngo nibi bikenewe. Ako hano bimeze gute? Bwira umuntu ukwegereye ngo nibi bikenewe. Amen. Uyu mwitero Elisa yakoze ibitangaza 13, hasigara kimwe ngo ararwara. Iyo ndwara imukura mu mubiri, ngo baragenda bamushyingura mu irimbi rusange. Iryo dufite hano hafi ni irya hariya Nyamirambo, kuko Rusororoho niyo hirya kandi na hano hari mu rundi rwego. Bamushyinguraho ngo Isirayeli ngo yari ifite ibitero by'abamowabu. Abamowabu bamereye nabi, ngo hamaze umwaka Elisa ashyinguwe, ngo muri uwo mudugudu harongera hapfamo umuntu, ngo baragenda bagiye kumushyingura mu irimbi rusange ahantu bashyinguye Elisa. Ngo bahageze bakihagera, vuga ngo bakihagera, ariko ubu se nitwahageze karanga bigiye gusobanukira. Bakihagera ngo igitero cy'abamowabu kiravuga ngo reka tubafatirane bari kwirimba ibibazo tubarangize. Ngo baba bakebutse babona yuko abamowabu babamereye nabi, baravuga ngo ntago dupfa turi benshi kandi tuje gushyingura umuntu umwe. Ngo bajugunye uwo mupfa aho ngaho, bariruka ntibamenya aho bamujugunye. Aho bamujugunye niho hagiye gukora akazi kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Ibintu bimaze imyaka bikwikoreye uyu munsi bigiye kugutura, ni wowe ugiye kubyikorera kugira ngo abantu bamenye yuko Imana mwahuye sejemu. Ayo mashiti yakomera Imana cyane. Umva ibintu bigiye gutangira kubera mu isi y'umwuka kubera uyu mwitero. Vuga ngo mu isi y'umwuka. Kandi ibintu Imana ikorera mu isi y'umwuka bigaragarira mu isi y'umubiri kugira abantu bamenye ko Imana yaduhamagaye iriho. Mu isi y'umwuka Elisa bari bazi ko yapfuye, ko byarangiye. Yakubise inkokora uyu murambo, arawubwira ngo mpaguruka hejuru, waguye ahantu utagomba kugwa, ntabwo abatega ufite akwemerera kundyama hejuru. Ibyo ni ibintu biri kubera mu isi y'umwuka. Umuntu bari bagiye gushyingura gahita bandaduka, garareba abango nageze hano nte, abantu banyejeje hano ni bandi, bimeze gute? Ngo arebye nko muri metero 150 ngabona abantu bari baje kumushyingura bari kwiruka kubera ibitero, ngo nawe abirukaho. Ngo bacebutse ngo barebe igitero aho kigeze, ngo babona umuntu bari bagiye gushyingura nawe yaje ari kwiruka. Baravanga ibintu byakaze kubera yuko uyu muntu tutamushyinguye umuzimu we nawe uje guhora. Abango mwongere vitence mwiruke. Arababwira ngo ni ngewe naje kandi hari ibintu byabereye mu isi y'umwuka mutazi, nagarutse ndi muzima nazutse. Abango mwinsiga naje. Duhaguruke dukora akantu gatoya kubwira ijambo nsoze. Ibyo bigiye gukorekera mu isi y'umwuka. Ukure hano ufite uyu mwitero. Amen. Mumbabarire twese duhaguruke. Twese duhaguruke. Mujye mwumvira umwuka wera. Imana ni umuremyi, niyo ifite piyesi de reshanje z'umubiri. Aka kanya kaba kagezweho umwuka kavango muhagurute. Hari abantu biba bikomeye ku buryo Imana ihita icomeka piyesi ukongera kwicara hari ibintu byemeye. Amen. Dupepera ijuru. Namenye amakuru yuko Imana ije kwambika abantu mwitero. Umva tugiye gutera haleluya atari yo gusakuza,
kubera ko umwuka hari ibintu yanyongoreye. Tugiye gutera haleluya y'imbaraga ariko idasohoka. Ntihagire umuntu yikiriza, ijuru rirayikiriza kugira ngo mwumve ko uyu mwanya ari Imana ivuganye natwe. Ndabara gatatu, ntihagire umuntu utera haleluya isohoka, uyitere mu isi y'umwuka kandi wumve ko ari imbaraga z'Imana ziri kubikora. Yesu uhagaze iruhande rwawe uyu mwanya, ahagaze n'iwawe, ahagaze no ku byawe, ahagaze no ku bawe. Nicyo ngicyo umwuka ambwiriye ngo duhaguruke. 1, 2, 3. Mwicare Imana ibahe umugisha. Nsigaranye iyi minota ndi kubara. Nubahiriza gahunda kuko nk'iyo twigisha ku cyumweru umuntu aba afite iminota ibaze kugira ngo n'andi materaniro ataza kugira ikibazo. Rero ntimugire ikibazo, gahunda ndayubahiriza. Ndi umwana wa hano nahigisha za nibature nyinshi. Basharire turaziranye. Ntago njya nivuga ibigwi. Kwivuga ibigwi nta n'agaciro bifite, ahubwo dukeneye ko ibihamya aribyo bizajya bivuga. Amen. Kubera ko ndi hano ubwo iki cyumba cya hano nanjye hari akantu umwuka agiye kunyongorera, ubwo ndakavuga nshoje nishaka nze kukavugira mu gikari. Murabona ko byemeye, ntago ngisaba, hari ibintu byemeye. Amen. Ubu hano harimo n'umuntu wa Buraye twasoza akanyegera. By'umwihariko abaye ari umuntu wa hano byanshimisha. Umuntu uzi ko yaba yaburaye dushoje, ubizi neza ko n'ijuru ribizi ko waburaye, waza kunyegera dushoje. Ubwo ntago mvuze ibintu byinshi, nta nzara ngifite mu rugo, ahubwo ubusanga ndi gutonganya madamu nkamubwira ngo kutabyibuha ubu bazagira koko ngo nta biryo mfite ko nkora sitoke y'ibintu byose. Ariko Imana izabikora, impamvu ndayizi. Twongerere Imana icyubahiro. Mubwira ngo hari ibintu wumvise, babarira umumbwirire kuko nsigaje iminota ndi kubara. Ongera umumbwirire ngo nta bintu wumvise. Rahayiroyi nayo buriya narayiyoboye, muzamura ibiganza bahari. Ku nkunga musabwa nanjye muzanyegere, hari ikintu uzababwira. Mwakomera Imana amashyi. Muramvanga no kwiyemera. Hari ubwo ari ukwiyemera. Iyo mvuga ikintu cyose muri detail niho byaba atari byiza. Amen. Umva hano muri Yohana ntago mpavuga, n'ubundi nahasomye kugira abantu bahumve. Ubundi rya jambo ryo muri Yohana rifite icyigisho cyaryo ukwacyo. Abantu benshi bari kwifuza ibyo kurya bya data nk'abantu bari mu rugo kandi bakiri hanze, kandi Imana irashaka ko abantu bava hanze bakinjira mu rugo kwa data, kandi irembo ni rimwe, ni Yesu. Bakinjira muri Yesu bakagera mu rugo rwa data. Abo bantu ijuru ryiteguye kubakorera buri kintu cyose bakeneye bari hano mu isi. Amasengesho dukora ni itike izatugeza ku muryango w'ijuru. Imirimo twakoze tuzinjira mu ijuru nayo tuyinjirane, ihita ihinduka amapeti tuzambara ku ntugu, ari nayo izahita ikwereka intebe wicaramo. Abantu bakumvise bakomera Imana amashyi. Iminota isa naho yuzuye, ariko duhe Imana icyubahiro. Banyongereye 10. Kandebeho ntihagire umunota n'umwe nza kurya. Amen. Umva ijambo twasomye muri Mariko turisorezeho pe. Ni umwuka ubikoze kugira ngo iyi minota 10 nyibone. Yesu yari ari gukora urugendo kuko ari cyo cyamuzanye. Yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Ni igihe bugiye kwira, igihe umuntu atakibasha gukora. Umva ikindi kintu umwuka ari kumbwira. Umwuka ari kumbwira ngo hano hari abantu benshi bamaze imyaka yabo kuva bavuka bari mu ijoro. Mwabyumvise? Kubera yuko uyu mugoroba Uwiteka na Yesu bamaze kuhagera, bagiye gutegeka ijoro. Ijoro rihita rikura, umuseke uhita utambika. Aho bigiye guhita bisobanuka. Buri muntu wese yiyumvemo yuko Imana ivuganye nawe. Imana ishimwe. Reka tugaruke kugira ngo iminota tuyijere. Yesu yagendaga i Tiro, i Sidoni, Kaperinaumu, i Galilaya, ari gukora akazi kamuzanye. Amen.
ndashaka kuzigisha abantu amasengesho nubwo mutari muzi ko bibiriho. Muri Imana yanyigishije nakoze amasengesho y'umwaka. Hano sejemo ntago babizi. Iminsi 365 yanyigishirijemo ibintu byinshi ku buryo ahantu ngera bambwira ati tubwire wigiye hehe hanze. Ababwira ngo ibyo mube muretse kuko igisubizo ni ikijuru. Amen. Yesu ngo arimo agenda hariho umwana wa Timayo witwaga Baritolomayo. Twasomye muri Mariko gice cya 10 murongo wa 47. Uyu ni Baritolomayo. No muri Matayo gice cya 20 umurongo wa 30 kugira bigendane. Harimo inkuru z'impumyi ebyiri nazo zicaye ku nzira ngo zari zumvise ko Yesu agiye kunyuraho. Byose ni kimwe. Haleluya. Ngo Baritolomayo yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari ugiye kuhanyura. Gahita aza yegera aho yicara ku nzira. Aricara. Abango ngiye gutaka. N'abatari hafi nabizi ko byose arabyumva. Abango Yesu mwana Dawidi ngirira impuhwe. Ng'abantu bari baraho. Umva. Baramucecekesha. Bango ceceka. Uyu munsi ntago yemereye gutaka. Yesu ugiye kunyura hano ari hamwe n'abantu bakomeye. Ari kumwe n'abanyamategeko. Ari kumwe n'abantu nyine mbega namwe mu byumve. Bamwe abari kumwe nawe harimo abayobora hano. Barimo baramubwira ngo Yesu dore wanjye ni hariya ntuhahite. Kandi ahangaha ugiye kunyura ndakomeye. Mfite impamvu yikubwira ngo ntuhahite kuko twagiriwe umugisha ukaba uhanyuze. Abandi bakamwereka. Ariko ngo uyu muntu witwa Baritolomayo atatse ng'abantu benshi baramucecekesha. Umuntu uri kugucecekesha kugira ngo wumve ko bikomeye agucecekesha naho nyora. Kava ngo ceceka. Kandi ugucecekesha arahaguma kugira ngo umenye ko ibintu byakaze, kugira ngo utirukanisha abantu ku mugati kandi bari bashinzwe kurinda iyo nzira. Ariko Imana ishimwe ibyo ntago bikora kuri Yesu. Ngarushaho gutaka nabo barushaho kumucecekesha. Arangije ngo yigira inama. Yesu areba mu mutima. Niho hano hambere areba. Kandi urugingo runezeza ijuru rigakora. Urugingo rwitwa umutima. Garangije aratekereza abango barancecekesheje. Ariko Imana ishimwe ko umunwa batawufunze. Ntabwo ndeba ariko ndumva. Ngiye kwinjira mu isi y'umwuka. Ntangira kugenda numva imirindi ya Yesu. Ncecetse. Uko aragenda aza. Ndagenda numva imirindi ye. Imirindi ye ni inyegera. Kubwo abantu bancecekesheje ndi kumva. Yamaze kunyegera imirindi ndi kuyumva turi kumwe. Ndahita ntaka ibindi Yesu arabyimenyera. Ngibya bigumana hehe mu mutima. Abamucecekesha bagumaho. Nawe aratuza. Ariko ngo yumva imirindi ya Yesu. Twinjirane mu isi y'umwuka. Mubwire ngo umva imirindi ya Yesu kuko yaje. Ngo yumva imirindi iri kugenda imwegera kuko Yesu ari kuza. Ngo amaze kuringanira naho Baritolomayo yicaye, Yesu yahageze. Baritolomayo ngo ahita asakuza n'imbaraga. Abango Yesu mwana Dawidi ngirira impuhwe umbabarire. Ngo Yesu kuko yamaze kureba mu mutima akabona abantu bamushagaye ntago bamushaka ahubwo abona hari abamushaka babuze uburyo bamugeraho. Umva tukiri hano. Yesu ntago yitaye ku bantu bamushagaye, yitaye ku bantu bamushaka. Abantu bamushaka ni nabaje gutabara. Aje kubakuraho karande. Aje gusiba amateka amaze imyaka kuranga kuva uyu munsi kugeza uvutse. Kingurira Yesu umutima yinjire. Ahantu Yesu yamaze kwinjira n'Imana n'umwuka wera baba bahageze. Amen. Yesu ngahita ahagarara. Arategeka ko mumunzanire. Babandi bamucecekeshaga nibo bamubwiye ngo humura haguruka noneho Yesu araguhamagara. Haleluya. Abantu bamaze iminsi bagucecekesha
kubera iri jwi uri kumvira hano, nibo bagiye kuguhagurutsa. Imana igiye guhagurutsa abantu mu mbaraga bamaze iminsi bicayemo zibatsikamiye, bagiye kuva aho hantu Yesu abicaza ahandi. Iryo ni itegeko rivuye mu ijuru. Amen. Muribuka Yesu ageze i Betaniya, Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Ahageze Mariya na Marita baramubwira ngo, mwigisha, igihe twari tugukenereye ntago waje, none uje mu gihe tutari tugukeneye. Umva icya mbere, Yesu ntakererwa. Kabiri, Yesu ntayoba. Gatatu, Yesu ntiyibeshya. Umva icya nyuma cya kane, Yesu ahajya arahazi. Mubwire ngo ahajya arahazi. Fasha uyu murimo w'aka kanya, mubwire ngo aho Yesu ajya arahazi. Yesu ahageze arababwira ngo mwamushyize. Baramubwira ngo uyu ni umunsi wa 4 wituma tureba ibintu tudakwiriye kureba kuko aranuka. Arababwira ngo sinababwiye ngo mwizere. Arababwira ngo mukureho igitare. Abagishyizeho ni nabo bagikuyeho. Bamaze kugikuraho arababwira ngo mumuhambure. Abamaze iminsi barahambiriye, bararoze, barohereje amahembe, abamaze iminsi barohereje inyatsi, nibo bagiye gukuraho ibyo bamaze iminsi bakoresha, kuko gikurikirana y'Imana imanutse gukurikirana abantu Imana ifiteho umugambi. Twakomera Imana amashyi, aya mashyi akumvikana mu ijuru. Iyo abantu babona ko bidashoboka niho Yesu aza. Yesu yaje uyu munsi ndi kugira ngo nsoze. Bahise bamuhagurutsa, baragenda bamujyana aho Yesu ari. Yesu arangije aramubwira ngo uyu munsi aya masaha tugezemo, iyi saa 8 n'iyi minota, urashaka ko nkugirira nte? Baritoroma yaramubwira ngo mwigisha, ndashaka guhumuka. Ni igiki ushaka uyu mwanya? Ukibwire Yesu. Ndashaka gukira ubushomeri, ndashaka gukira karande, ndashaka kuva mu bintu bimaze iminsi binyambaye. Haleluya. Iryo ni itegeko rivuye mu ijuru. Dusoza ngo uyu Baritolomayo yumvise ko Yesu amuhamagaje, ngo umwambaro amaze imyaka yambaye ngo yahise wikuramo awutaho, aravuga ngo birarangiye kuko amamagaye. Uyu mwambaro abantu bamaze imyaka bamboneramo ntago bazongera kubona nwambaye, kuko hari ibintu ijuru risobanuye. Amen. Ngo ahita Yesu amubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Ngo uyu muntu ahita amukurikira. Guhera aka kanya Yesu mugendane, ntuzongere kugenda wenyine, hari ibintu bigiye kwemera. Amen. Icyanyuma nsoza, Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Ni inkuru dusoma muri Luka 19 ngo yari mugufi. Ntago mbijya muri detayi, no kugira dusenge. Ngo ubugufi bwe ntago bwemereraga kureba Yesu, kandi Imana yambwiye ngo abantu bagufi hano ni benshi. Abantu isiri kubona ntago bakenewe. Abantu bagashize akavuga ngo uyu muntu ntagakenewe, uyu muntu ni mugufi. Ariko abantu bagufi Yesu aje kubazamura kugira ngo babe barebare. Haleluya. Ngo ubugufi bwe ntibwamwemerera kureba Yesu. Arangije ngafata icyemezo, avuga ngo ngiye kwirukanka aba bantu bari hano mbasige mbatanga imbere. Uramuvumu ndi kubona imbere, ndagenda nkurire, ningera hejuru Yesu ndamureba neza kuruta abantu bose bamushagaye. Ngo icyo kintu gihita kinezeza umutima wa Yesu. Ni nacyo tugiye gusorezaho. Ngo Yesu aranezerwa, ahita anafata icyemezo, aravuga ngo ningera munsi y'ahantu Zakayo ari, urugendo ndaruparikira aho ngaho duhite twijyanira niwe mu rugo. Amen. Ngo Zakayo ariruka, abantu bose arabasigajya imbere. Wiruka ujya imbere guhera aka kanya, ntuzongere kwiruka ujya inyuma. Fata ikiganza cy'umuntu muri kumwe. Niyo hano haba harimo ibindi bintu ntago byakora kubera iri jambo, ubwo ibyo nibyo ntavuze. Mubwira ngo guhera aka kanya wiruka ujya imbere. Mubwira ngo guhera aka kanya wiruka ujya imbere, ntuzongere kwiruka ujya inyuma. Ibi bimaze iminsi bikumereye nabi, Yesu yaje kubyitaho. Ubu sinshoje, tugiye gusenga.
ngo uko Zakayo yirutse asiga abantu yurira igiti cy'umuvumu, Yesu aranezerwa. Ngo Yesu ahita afata icyemezo aravuga ngo aba bantu banshagaye nabibonye ntibankunda, unkunda namubonye. Uyu munsi rero aratuma mpagarika urugendo rwaho naringiye, kuko nabonye ariwe wankinguriye umwanya mu mutima. Ngo Yesu aragenda ageze munsi y'igiti cy'umuvumu, aricyo Zakayo arimo hejuru, gahita ararama. Yesu ubu yamaze arimo aritegereza. Yesu hari ibintu arimo areba, ibintu byakuzanye Yesu ari kubireba, yatangiye kubireba. Abantu bamaze iminsi bari mu manegeka y'ubuzima, Yesu abakuye muri ayo manegeka abashize ku mudugudu yateguye. Nicyo ngicyo bisobanura. Wowe umaze iminsi uri ku manegeka y'ubuzima, upfundikanye ubuzima nk'ibiremo bishaje, ijuru rinyuranyije amaboko kubera iri jambo. Amen. Yesu abwira Zakayo ngo ururuka, utumye mpagarika urugendo, ururuka tujyane, uyu munsi ndarari wawe. Turashoje, muhaguruke. Muhaguruke, ya minota iruzuye neza. Nta nubwo ndi busenge, kuko hari igihe nsenga nkafatwa ugasanga n'ubundi nafatiyeho. Ngiye guha umuyobozi n'ubundi asenge ahita akomeza na gahunda. Ongera umumbwirire ngo nuva hano mu rusengero utahane na Yesu mu rugo. Ubu ni ubuhanuzi Imana iri kuvugana na buri muntu wese uri hano. Yesu abantu bamanitse imbabura nahagera arahita azimanura. Abantu bamanitse inanga bamaze iminsi badacuranga kubera situwasiyo. Yesu yaje yafite n'inanga zivuye mu ijuru kugira ngo ahereze abo bantu. Abantu bamaze iminsi bafite ibibazo byananiranye. Hari igihe ugira ibibazo bikomeye ntubibwire n'abantu kugira ngo utabura aho unyura ukabigumana, kuko Yesu yaje arimo aravugana na buri muntu uri hano akamubwira ngo wowe gusa umpa uburenganzira, amateraniro ashoje tugendane no mu rugo, na za ndwara zikomeye zazindi waje kubwira Imana arahita azikiza. Niko ijuru rivuze. Haleluya. Hari abantu Uwiteka arinze, umva ibintu arinze. Hari abantu bari bagiye kwinjira mu mfu zitunguranye. Izo mfu Yesu arimo arazitegereza, imfu zirahagaze. Uko niko ijuru rivuze. Imva ziri gusibwa, kandi ni Yesu uri kubikora. Haleluya. Kabiri, hari abantu bari bagiye guhura n'ibibazo. Satani yari afite umugambi wo kubagira indushyi, nka kwa kundi batema igiti bakagitema n'amashami kigasigara ari cyo cyonyine n'umutwe bawuciye. Uwo ni umugambi ukomeye Satani yari afite kuri abo bantu. Abo bantu bamaze iki cyumweru bafite ubwoba bukomeye. Baje mu nzu y'Imana bari kubwira Imana ngo utubabarire, uduha amahoro yo mu mutima. Kandi bene aba bantu Imana iri kuvuga bamaze iminsi badasinzira. Iyo baryamye, cya gihe uryama n'umunaniro ukicura, ntago bongeraga gusinzira, bwarindaga bucya bakanuye. Ibyo byose Yesu arimo arabyitaho aka kanya. Imana ishimwe. Abantu bafite indwara zikomeye, umuntu wumva arwaye kandi arwaje, ibyo ni bibiri. Umuntu urwaye kandi arwaje, gatatu n'umuntu ufite abantu bafite imanza n'abari muri gereza n'abatwite bari hano n'abandi bafite abandi batwite batari hano. Abo bazamura ikiganza gusa, ibindi Yesu arabikora. Ndashoje. Imana ibishimire. Amahoro Yesu atanga agwire mu mitima yanyu. Murakoze. Tugihagaze reka dusenge. Ntabwo bikisaba ko ikidendezi kihinduriza ngo hakiri umuntu umwe, ahubwo nyiri ikidendezi amaze kuhagera habasha gukira benshi mu izina rya Yesu. Noneho rero tayira intambwe winjire mu masezerano yawe. Haleluya. Tugiye gusenga winjiramo aho ngaho ugendana n'ijambo tumaze kwiga, kuko uriho ijambo rivuga ngo baho. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Mu izina rya Kristo Yesu rifite imbaraga, tugende muri iri jambo ritubwira ngo baho. Iri jambo warivuze abadayimoni batabishaka. Iri jambo warivuze ku buzima bwacu abadayimoni bahagaze. Iri jambo warivuze imiryango itabizi. Hari abacu bapfuye bataryumvise. Imana nyir'ubutware, tuhagaze muri iri jambo
ritubwira ngo baho, ritubwira ngo baho, uyu mukobwa nabeho, uyu mubyeyi nabeho, uyu mugabo nabeho, mu izina rya Yesu. Ibyashakaga ko atabaho uyu mwanya nibihinduke mu izina rya Yesu, kuko twahawe imbaraga nshya, imbaraga zataka, duhinduye ibintu bituma tutabaho mu izina rya Yesu. Reka tubeho, reka umuntu wese uri hano yakire kubaho, yakire kubaho, yakire kubaho. Kandi Kristo twakiriye umwitero, uyu mwitero uhindura ubuzima, uyu mwitero uhisha isoni z'ubwambure. Nyuma yo kubikira ijambo rivuga ngo baho, twakiriye umwitero. Aba babyeyi ntibakira umwitero, aba bagabo bakira umwitero, abakobwa bakira umwitero, abasore bakira umwitero. Uyu mwitero ubinjize mu masezerano, uyu mwitero ubinjize mu bisubizo, uyu mwitero wahindurira amateka, uyu mwitero ugira ahantu bageza, ugira ahantu bageza, ugira ahantu bageza. Uyu mwitero ugira ahantu bageza, uyu mwitero nugira ahantu bageza, uyu mwitero ugira ahantu bageza. Mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu, uyu mwitero nuwuduhe kandi utwinjize mu masezerano. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, tugukomeye amashyi tugushima. Ubuntu bwawe nubane natwe, neza yawe tube mu izina rya Yesu, amen.